ndagusuhuje. Nitwa Theophile Byukusenge. Mbese gusenga bimara umubabaro? Mbese gusenga ninde agakwiriye gusenga? Umukire, umukene, ubabaye, utababaye? Mbese ninde ukwiriye gusenga? Urira, useka, mbese ninde ukwiriye gusenga? Iyo dusomye neza muri Zaburi y'102:18 havuga ngo iki? Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzugwa amasengesho yabo. Uwo ninde? Ni Yesu. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Iyi Zaburi ivuga neza ku gusenga k'umunyabibabaro. Iyo umuntu cyangwa se yageze ahandi atabasha kumva ko Imana yamwumva, iyo umutima kandi we wamaze kugusari, ugusuka amaganya k'uwo munyamibabaro imbere y'Uwiteka kurumvikana. Mbese ukurikije umwanya Dawidi yabagamo ubwami, ubunyacyubahiro yari afite, ndetse n'uburyo abantu bamwubahaga, ubona ko isengesho rye nk'umunyamibabaro ryari kumvikana imbere y'Uwiteka. Ukurikije uburyo yasenganye agahinda ndetse n'uburyo yari afite amaganya menshi cyane. Abantu benshi twibwira ko iyo umuntu afite icyubahiro runaka aba yarasezeye ku mibabaro, ariko neza usomye igitabo cya Zaburi ubona ko Dawidi nubwo yari umwami nawe yajyaga agera ahantu hakomeye cyane akagira ijwi ryo kuniha kuko byabaga bimukomeranye. Mbese wowe urinde ukumva ko wageze ahantu utabasha gusenga, utabasha kunira Uwiteka? Ntabwo uhura n'imibabaro gusa kuko uri mu bukene, cyangwa se kubera ko uvuka mu muryango runaka ukennye, cyangwa se kubera ko uri mu gihugu cy'amahanga. Si ibyo gusa, si ukubera ko kandi uri imfubyi cyangwa se uri umupfakazi, ahubwo ubuzima bwo mu isi niko bumeze. Uyu munsi wa none uba wishimye, ariko ejo ukarira. Umwami Dawidi kandi yasutse amaganya menshi cyane imbere y'Uwiteka, adatonganya Imana, ahubwo ayibwira akababaro ke, kandi yari yizeye ko Imana iri bwamusubize ndetse ntize kumusuzugura, kubera ko yari afite umugambi ndetse yari afite n'icyo ashaka ku Uwiteka. Ageze hagati yagize ati ndashima Uwiteka, ndetse yongera kugira ishurirwa, amenye ko Imana yita ku batagira shinge na rugero, babandi b'abakene, ndetse ireberera ubugingo bwabo, babandi batarebererwa na benshi, babandi batabwirwa na benshi, babandi batumvwa na benshi. Imana burya nawe irakumva. Amaganya yose waba urimo, agenda kose waba urimo, amara yose waba waratereranwe, waba uri imfubyi, waba uri umupfakazi, mu gihe waba ukennye cyangwa se waba ukize, burya Imana nawe irakumva. Ntabwo Imana igira birengera cyangwa se igira abo yitaho cyangwa ngo abandi bareke. Byaba bitagira aho byerekeza. Ubutabazi ubwo ari bwo bwose Imana irabutanga kandi ikagira imbabazi, agira impuhwe ndetse akagira n'ubuntu. Dawidi ubwo yasenga kandi yongeye kugira irindi hishurirwa ko adasuzugura bene nk'abo bantu, cyangwa ngo yirengagize gusenga kwabo. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Isomye mu Rwambere rwa Samweli igice cya 1:6 usangamo umubyeyi kandi wari waragize ikibazo cyo kubura urubyaro. Mukeba we agahora kandi amubaza, amutera agahinda, amubabaza cyane. Umurongo wa 10 haravuga ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Umurongo wa 20 igihe gisohoye kandi Hana asama inda, bukeye yabyara umwana w'umuhungu. Mu gihe cy'umubabaro kandi yumvise afite agahinda kenshi cyane. Mu gihe nawe wumvise ufite agahinda kenshi cyane, ujye wibuka gusenga Imana yawe no kwibwira ibikubabaje byose, witakira cyane ndetse wizeye ko igusubiza. Uyibutsa ko kandi yita ku batagira shinge na rugero, mu gihe kandi gikwiriye
izakumara umubabaro, izakumara ku gahinda. Nturambirwe ngo uvuge uti nahereye kera, igihe nahereye nyibwira ko itigeze insubiza. Ujye usenga uniyirize, ufite uburyo bwayo bwose bwo gusenga ndetse no kwizirikana, kwibwira ibyawe byose, cyane ko ikoraho wowe utakora, ifite ubushake burenze ubw'abantu. Wowe kandi ukwiriye kwizera ko Imana yumva gusenga kwawe. Senga uyibwire byose, ntisuzugure amasengesho yawe, ubwire Imana yawe, ibwire iri imbere ya byose, ndetse iri imbere yo kubwibwa ibindi byose. Abantu benshi bazagutora mu gihe runaka, bazakubwira mu gihe runaka, ariko Imana yo izakubwira igihe cyose, izakumva mu gihe cyose, kandi izabikora neza. Humura, Imana iragukunda. Ushobora kuba kandi utarabibona kubera ko ukiri mu kaga, ariko gerageza kandi nureba neza. Ntuharanire kurambirwa gusenga kwawe. Mu gusoza, reka ubwire ngo nyemera dufatikanye iri sengesho ngira nti: Mwami Imana, ndakwinginze wowe wita watagira shinge na rugero, ntusuzugure gusenga kwabo, mara agahinda kari mu mutima wanjye, kandi ushire hejuru ibyifuzo byanjye, unshire ku iherezo kuri biriya bintera agahinda. Ngwino kandi nk'umunezero, kandi umpe indirimbo y'ishimwe ngushimiye, uko utazirengagiza gusenga kwanjye, kandi ko ugiye kunsubiza vuba. Amena, amena. Ngaho komeza rero, Yesu aragukunda, Yesu aracyagukunda, aracyari kumwe nawe. Ntabwo yagutereranye, ntabwo yakwirengagije. Igihe cyose muri kumwe, igihe cyose muragendana, nta n'igihe na kimwe yakuritse. Nawe rero ntukareke Yesu wawe ngo umujye kure. Reka nkwifurize umwaka mushya muhire wa 2022. Imana izaguhemo byinshi, ndetse ibyo abantu twebwe dutekereza izabirenze. Ntabwo nakubwira ngo uzabone ibi. Ibyo abantu badusezeranye ni byinshi, ndetse n'ibyo tubwirwa ni byinshi, ibyo twizera ntitubibone ni byinshi. Ariko njyewe ndakubwira nti wizerere mu Mwami, ndetse ukomerere mu Mwami, kuko ari gutanga byose, akagena byinshi. Muri ibyo byinshi ndetse n'ibyo byose agena anatanga, uzabihebwemo umugisha, ndetse nawe uzabihabweho. Ibyo gusabiye, nitwa Theophile Byukusenge. Imana ikomeze kuba nawe.